Igihugu cya Iran ni kimwe mu bihugu bya kera cyane ku isi. Gifite amateka maremare, umuco ukomeye ndetse n'imigenzo ikomeye yakomeje kubungabungwa kugeza n'ubu. Iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya mu gice cyitwa Middle East, kikaba gifite umurwa mukuru witwa Tehran. Iran izwi cyane kubera amateka yayo ya cyami, umuco w'Abaperesi ndetse n'imigenzo n'imyemerere byihariye by'abaturage bayo. Iki gihugu gifite byinshi bikurura abantu bashaka kumenya amateka ndetse n'umuco wacyo, harimo ubukerarugendo, imibereho y'abaturage, imibanire yabo, ururimi bavuga ndetse n'iyobokamana bayoboka. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe inkomoko y'igihugu cya Iran, umuco wacyo, imibereho y'abaturage n'ibindi bintu by'ingenzi bituma Iran iba igihugu cyihariye ku isi. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze.